Yes, twongeye kubasuhuza tubifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza mu bice mugiye muherereyemo, mwe mudukurikira buri munsi, mwe mwamaze gukora subscribe, turabashimiye cyane kandi turanabasuhuza. namwe abatarayikora rwose namwe tubahaye yambo kandi dukomeje Oya, gushimira nibayikora ahubwo. ikintu cya mbere bagomba kumva yuko ari ubushake bwabo, mbese nibareba bakanezerwa ni ubushake bwabo rwose biyandikishe mu muryango. Kabisa. Urabona nko kuri iyi nsengero zisigaye zimeze, urabona insengero zisigaye zirwanira abakirisitu nkaho zirwanira abakiriya. Ariko n'ubundi niko byahoze, ahubwo nuko mutangiye kubibona. Oya, mbere ntabwo byari bimeze kuriya, mbere ntabwo byari birenze urugero. ubu ngubu urabona, ariko na mbere wa mugani niko byari bimeze, ariko abantu wenda ntabwo byari biri kuri uru rwego, ubu noneho byareruye. kandi abantu bari bataranabikomeza cyane ku rwego rwo hejuru. Buri idini ryabikomezaga cyane, bambabare ntibantera amabuye ntibazanye mu muceri. Ni abasilamu. Isilamu se buriya bakomezaga ibintu bijyanye n'amaturo. Oya, kandi batanatura. amaturo ntabere, ntabwo navuze iby'amaturo, navuze ibyo kurwanira abayoboke. Abasilamu byo ni amahame yabo, ahubwo sinibaza ko ari ikibazo cyo kurwanira abayoboke, ni amahame ahubwo bafite afavoriza abayoboke babo. Ariko nanone iyo utabaye umuyoboke wabo baraguca, ibyo rero biba birenze amahame. Ni ihame ahubwo ryabo, nicyo kiri ihame. Ni naho haribaza ko bitandukaniye n'abakatolika n'abadive cyangwa n'aya madini yandi yateye ubu ngubu. Ay'ubu yo noneho wenda tuzatumira abasilamu baze badusobanurire. Ariko idini ya isilamu ivuga yuko umwana agomba kuba umwana bamukumvikana mugahuza kubera ko ari umusilamu mugenzi wawe. Ariko muri katolike hari ingo usanga ababyeyi b'abakatolika abana baramaze kubera abarokore cyangwa abasilamu, kandi bikaba nta kibazo, akaba yamutahira n'ubukwe. Hari n'indi miryango ibikomeza nayo, ukaba wahindura idini babura uko babigenza nyine bakabyemera, ariko bakaba batagutahira ubukwe. Muri isilamu rero hari video nigeze mbona ya Bomara avuga ko amadini ubundi yaje kugira ngo aducemo ibice ahubwo cyane pe, kandi noneho abayazanye bo ntabwo bajya bacikamo ibice nkatwe. Oya, twebwe batubwira ijambo rimwe tukuvamo 10. Twebwe ibintu byose biraza tukabyakira, kandi noneho tukabiha uburemere bukabije kuruta ababizanye. urangwa bimwe mu bintu byatumye Abashinwa n'Abahinde batera imbere kuturusha twebwe Abanyafurika, kandi twese twarakoronijwe. Abashinwa bakoronijwe n'Abayapani, Abahinde bakoronizwa n'Abongereza. Ariko ngo kimwe mu bintu byatumye batera imbere kuturusha twebwe Abanyafurika twakoronijwe ahubwo n'ibihugu bindi bigiye bitandukanye. Nuko twebwe twakiriye abo bakoroni tubagira nk'abacu n'imico yabo, noneho twebwe iyacu turayireka dufata iyabo, kandi iyabo ntituzayifata ngo tuyikurikize nk'uko bo bayikurikiza, kuko ni iyabo, ni iyacu kandi nayo twarayiretse. Turimo hagati na hagati. Abashinwa rero bakavuga ko mu kinyarwanda bo baravuga ngo ingendo y'undi iravuna. Abashinwa rero ngo ibi impamvu bateye imbere nuko bakiriye abo bakoroni, ariko umuco ukomeza kuba uwabo. Twebwe rero twararikuye byose n'amazina yacu turabikura burundu ku buryo ubwira umuntu ngo ntago ari ngombwa kwita umwana wawe Auguste cyangwa kumwita ngo si ngombwa kumwita Felicien, si ngombwa kumwita Felicita cyangwa Julienne, akabigira intambara. Umwana kugira ngo agomba kuba ari umukristo, agomba kuba yarabatijwe, urumva, agomba kuba ari umukristo kabisa, agize gute, afite ayo mazina. Wowe ibintu byo kubatizwa urabyemera? Ko umuntu aba umukristo kubera ko abatije? Kubatizwa ko kubera ko nemera, njyewe mu kwemera kwanjye nemera Yesu Kristo nk'umwami, kandi nawe yarabatijwe, so ndabyemera kubatizwa. Ariko ntabwo nemera yuko kubatizwa bigomba gukuraho umuco wanjye. Gute se ahubwo ntasobanuza Auguste icyo bisobanura mu kinyarwanda, hanyuma akaba ari cyo wenda nita umwana wanjye niba nkunze Augustera, kuko bashobora kukigusobanura ugasanga we ntiwakita umwana wawe, kandi ukicara ukavuga ngo ni Kristo, ariko ugasanga wenda ryo rihakana n'Imana. Ibyo bibaho cyane. Amazina Abanyarwanda bita abana babo akenshi usanga batazi n'icyo asobanura cyane, 90% ntacyo baba bazi. Hari umunyagihugu wari mumbaza ngo impamvu ngo nitwa Claudio, umunyagihugu wa hano nyine. Noneho nanjye nkamubwira nti ntabwo mbizi. Ngo ni gute utabizi? Nawe ndamubaza none se uwo muntu witwa Tivane hano azi bisobanura iki?
cyangwa umubaje ngo makwakwa bisobanura iki? ndamubwira nti ibyo ngibyo ibyo bisobanuro ni papa cyangwa sogokuru wakabaye bimbwira, ariko nabo ntabyo bazi. Ubu usanga ari ukugendera mu kigare gusa burundu. Nabo nyine ntabyo baba bazi. Ihatare, reka twitangirire twijandike muri politiki. Gake ariko nkaba ko kundi nyine ubutayizi. Ariko hari akantu nabonye gahita kanyibutsa kandi. Perezida His Excellency Kagame yahuye na Gisekedi wo muri Kongo. Mbabarira. Bahuriye i Doha muri Qatar. Kandi uriya mugabo uzi Ndahiro yarahiye. Kandi yari yarahiye ngo plus jamais, igifaransa nzi ni hafi cyose. Ntabwo ari plus, ni plus. Ni plus jamais. Ati sinshobora kwicarana nawe. Ubundi iyo yashyizeho ako ka jamais biba bishobora no kuzageza mu rupfu cyangwa no mu ijuru bakaba jamais dans la vie. Jamais dans la vie. En français que je parle, c'est français du Paris. Noneho iyo jamais uburyo we yayivuze wabonaga no mu kuzimu bahuriye atamusuhuza no mu ijuru bahuriye atamusuhuza. Ubu niyo nkuru biratangaje ko bahuye bakiri mu isi. Ibiti kabisa. Gisekedi yantunguye, numvaga nanjye atazabyemera. Yamemukiye. Ni hatari. Mozambique rero ibintu bikomeje gukara. Hagati uyu munsi yari wa munsi w'intwari bavuzeho kuri wa munsi muribuka umuririmbyi mu minsi yashize twababwiyeho nko mu bamwita Azagaya. Video nk'abiri Manu Azagaya. Ahubwo niba tarani ndumva twaramuvuze inshuro nyinshi. Bamwita Edson Daluge, niwe baherutse gutahura cyangwa kwibutsa cyangwa se kuvumbura. Edson Daluge ni amazina y'nyakuri. Igitabo cyari cyaramwanditsweho bamusiga isura y'uko ngo yafataga ku biyobyabwenge. Twongera tumuvugaho ku munsi w'intwari bwashize byari 3 z'ukwa gatatu, byari sinibuka neza umunsi wa mbere. Ari umunsi w'intwari usanzwe basanzwe bizihirizaho hano, ariko icyo gihe Engineer Venancio Mondlane nawe yari yavuze yuko batazajya bawibuka kiriya gihe. Pasteur Engineer Venancio Mondlane former candidate. Oya ni president former ariko ngo ngereka mwite former candidate, presidential candidate. Cyongereza ko numva kiri kugenda kinshikara. Ariko mwarize. Kiriko nja myanya ino cyaho. Umva rero uyu munsi yari umunsi yitabyeho Imana. Venancio Mondlane we yari yatangaje ko uyu munsi ari umunsi uzajya wibukwaho intwari ze. Zaba izaguye muri iki gihe cy'imyigaragambyo. Umunsi Edson Daluge wamenyekanye nka Azagaya yasubijeho plaque. Umunsi rero nibwo yitabye Imana. Uyu munsi niwo munsi hoya. Ni mu minsi ishize ahubwo I think so. Uyu munsi niwo yitabyeho Imana. Uyu munsi se wari umunsi w'intwari kandi hakubiyemo n'urya Denis Tivane nawe ndamwitiranisha. Uriya wa mbere barashe wari Muza Albino Diage. Na mugenzi ngo umwavoka babarasanye. Bose bibutswe none. Nyine bafatiye ku rupfu rw'intwari y'igihe kirekire. Okay. Urumva? Hanyuma bashyiraho n'abandi bose bagiye bajya mu mujyi umwe. Ariko abihuza n'urwa Samora Machel n'abandi yagiye ashyiraho, yakoze akarisite kiwe. Nawe yakoze akarisite k'intwari ze. Izari zisanzweho ntazishaka. We yemeza. Akuramo izo atemeza. Cyangwa se bajye bizihiza izo bemeza, ariko bongeremo na Zagaya mu ntwari. Ariko ntabwo ashaka ko mu ntwari zisanzwe no ku itariki isanzwe hagira bongerwamo. Ahubwo barashaka ko banahindura umunsi wo kwibuka intwari. Uyu munsi rero hakaba hari hategerejwe ko hari bubeho ibintu bidasanzwe birimo imyigaragambyo n'urugomo. Ibikorwa by'urugomo mbese byanabaye mu bice byinshi byabaye. Uretse ko twagize amahirwe nanone mu bice byinshi hano muri Maputo Cidade, umujyi wa Maputo, hakaba byabaye mu nce nkeya dukurikije uko twari tubyiteze. Hari amakaritsiye bitagezemo, hari amakaritsiye polisi n'abasirikari babereye maso. Ikindi abantu bamaze kurambirwa imyigaragambyo. Biragaragara ko hari abantu bamaze kubona yuko imyigaragambyo nta kintu yakemura.
cyane ko banayikora nabi. Imyigaragambyo y'aha hantu ntabwo iba iri porogaramude nyine, ku buryo ubona ko hari icyatekerezwaho ku ruhande rwa leta. Baba bigize nk'umutwe w'iterabwoba uhanganye na leta. Yego, mu gihe abandi nka biriya byo muri Kenya wabonaga bigaragambye ariko bafite abo bari kubwira, bababwira ati rwose dukeneye ibi n'ibi n'ibi, niyo mpamvu turi mu muhanda. kandi ntibanice, ariko bo babishemo, ariko bo ntibakwica. Ariko hano ibitandukanye, yego iyo polisi ishobora kugira inzirakarengane zigenderamo ko nta rugamba rutagira inzirakarengane, ariko nabo ubwabo bagahindukira bagakoranamo ubwabo hagati yabo. Hari ibice rero nka za Casablanca ugana za Matora. Yego. Ibyo bice byabayemo ibyigaragambyo ku rwego rwo hejuru, uburyo bihaye gufunga imihanda, noneho barya abapolisi ba wiri baza barasanga amasasu ya nyayo avanze n'amatiyagazi menshi ku kigero cyo hejuru, ku buryo hari n'abagiye bagwa mu makoma kubera amatiyagazi. Hari n'abana batoya, umwana muto rwose w'amezi nk'atandatu cyangwa barashe no mu ngo z'abantu, barashe mu ngo z'abantu, amatiyagazi mu ngo z'abantu, abantu bamererwa nabi cyane nabi cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo hari n'indi myigaragambyo yabereye ahitwa Manyisa, yego, yakozwe ariko noneho n'abana. Ngo sinzi umwana waguye muri ibi myigaragambyo y'uyu munsi, noneho abaturage bahita bategura imyigaragambyo yo igizwe n'abana gusa. Hari niho ahandi rero, n'ahandi naho umupolisi yishe umwana w'ingimbi amuhoye ubusa, bahita bafata uwo murambo bawujyana ku ntuza kuri Shwadara, bajya kuyitera bajyanye na wa murambo, baragenda bawusigayo. Ibyakurikiye rero byabaye intambara zikomeye, banavugaga yuko bashobora kuza kuyitwika, ubu ntabwo nzi niba baje kuyitwika. Ariko ikindi ahubwo ni uko ahari hashyizwe ikirango cy'intwari, ibyo bita ngo ni Place du Geroge. Ngo ejo abantu ba minisipari boherejwe na minisipari bari banayihagarikiye, ubwo ni ikirango ariko kiranga izo ntwari za Venancio, ngo minisipari yahagarikiye abantu barabisenya burundu. Ikigaragara leta niyo ifite ijambo, abaturage nta jambo baba bagomba kugira. Ntabwo bikiri nka kwa kundi umuturage aba afite ijambo ariko ahagarariwe na leta. Iyo leta rero idahari, umuturage we nta jambo, we ku giti cye. Ni nka kwa kundi bavuga ngo niyo twabura ngo abatuyobora ngo twakiyobora. Umuntu uko umuzi yakiyobora? Ntabwo yakuyobora. Niyo mpamvu akeneye leta rero kugira ngo ahubwo ayoboke. Byazamo akavuyo, ariko na leta nayo hari ukuntu nyine, ntabwo sinibaza impamvu nyine babisenye. Anyway, hari undi mupolisi nawe w'ahantu bita Gaza, muri Gaza, umupolisi w'imyaka 28 witwa Edson Adriano, yashimuse umucuruzi afatanyije n'abandi w'umuhinde, baramushimuta, yari amaze iminsi yarabuze. Nuko biza kuvugwa yuko hari uwabatanze avuga yuko yamwishe. Muri uko kumushimuta bamusabye ngo miliyoni 2 z'amamiti kashi, umuhinde ntiyazibaha. Atazibahaye rero baramwica, baragenda baranamutaba, nduzi ko atari kumushyingura ko bari bamutabye gusa. Hanyuma uwababonye cyangwa se umwe mu bari bafatanyije aza gutanga amakuru yuko bamwishe, mu gihe bo bari bagisaba izo miliyoni 2 batavuga ko bamwishe. Sobanura ngo ashobora kuba wenda baramwishe batabishakaga, mu kumutortira bashobora kuba byarabacitse bakamwica, ariko noneho ntibagira n'isoni z'ibyo bakoze, ahubwo bakomeza kuyishyuza. Nyuma rero baje gutahura uwo murambo w'uwo muhinde, ubu tuvugana babashije kuwuriza indege bamusubiza iwabo, bajya kumushyingura iwabo. Yego, uwo mupolisi we bivugwa ko bamufunze, ariko nk'uko mubizi muri iki gihugu nta n'amezi 2 yamara muri gereza, yewe n'ukwezi nabi bukumaremo, ahubwo bari bumukuremo wenda bamujyane nko mu yindi ntara. Kandi bikaba bivugwa ko uwo mupolisi atari ubwa mbere yagaragaye mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, kuko mu minsi yashize yagaragaye nanone mu kindi gikorwa cyo kwiba, biba 50,000 kuri ntuza kuri sitasiyo ya esanse, babyita no bomba
bomba ku mabomba sitasiyo ya esanse nyine sitasiyo ya esanse. Nuko rero ngo aragenda ahiba 50,000 kuri iyo sitasiyo ya esanse, ngo nyuma y'ibyo ngo akaba yarabonetse mu yindi kesi ngo yitwaje intwaro muri aho akorera nyine, yakundaga n'ubundi akunda gukora urwo rugomo rwo kwibisha imbunda. Kandi yabonye uburyo noneho muri iyi minsi cyane ko urumva rero yaramaze gukora uko bikwiye, yaramaze kuva kuri ayo make yajyaga yiba, yarageze kuri miliyoni yarateye imbere. Yarateye imbere. Indi nkuru twavuga ni uko Venancio Mondlane nawe muri izi ngendo ari kugenda akora hanze y'iki gihugu, aheruka muri South Africa aho yahuye n'umugabo nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi kuva kera kabisa, maze igihe bita Julius Malema. Hari amashusho agaragaza uyu Venancio Mondlane ari kumwe na Malema baganira, basa nk'abafite ibitekerezo bimwe, uretse ko Julius Malema we ntago yanga abanyamahanga mu gihugu cye. Ni hatari kabisa. Twahinira utari wababwira ukuntu abantu biriwe kumva yazagaya baririmba za ndirimbo zose baririmbaga mu bihe by'imyigaragambyo. Nabonye abantu benshi kabisa bari kumva yazagaya, hiriwe abantu guhera mu gitondo cya kare kugeza ku mugoroba bari bagihari, biriwe rwose bigaragambiriza hafi aho ngaho. Ni hatari ibintu biri n'aha ngaha, ni danje. Hanyuma rero nabonye n'aho abantu bagiye bapfa hano Casablanca, hari ahantu hagiye hapfa abantu. Casablanca aho ahatari hariya bagiye batera amakiyagazi. Hari abo barashe amasasu ya nyayo. Bashobora kuba ari abari bayoboye gahunda zose. Byashoboka. Ubwo rero urebye amakuru nayo ngayo, ko ntago byabaye byiza mu mpande zose, gusa hari aho byabaye byiza tutari tubyiteze, nka za Zimpeto kubera hahurira abantu benshi, za Shipamanini n'ahandi hose twari twiteze ko bishobora kuba bibi kurusha, ariko turashima Imana ko bitabaye bibi. Impande rero bitabayemo byiza muraza kugenda mubibona, turaza kugenda tubinyuzaho ukuntu byagenze. Ciao. Reka tubashimire cyane, mugire ibihe byiza. Turabifuriza umugisha muri byose, guhirwa, guhaha, kuronka n'imiryango yanyu yose n'abana banyu bose, muhirwe kandi rwose ibyo mwifuza byose mubigereho. Ciao. Ciao.